Mwiriwe neza, Yesu ashimwe bavandimwe, nitwa Mbarushimana Eric, ngiye kubabwira umuvugo nise urubori Covid mu nk'umwanya maze tujyane. Yewe muntu, yewe ubwirwa, yewe utumirwa utuye ibirwa, yewe uboro gutina urubori, mputanye ingoga ngo ngutabare. Ndi kuvungisha nkumva ibikombe, ndumva amajwi menshi y'imiborogo, ndumiwe ndumva nshaka kumasha, umubisha simpusha ndahamye mu mayisha, ndetse no mu mishyikirano simfata ibahasha. Uti wapisha, uru rubori n'urw'umubisha, numuvuze n'abarushaho kubisha, nunafora nuhamya mu mayisha, uti ni amagambo ntubibasha, kabone nubwo wakoresha katiyusha. Nkubita agatwenge ndaseka cyane, nkura intwaro ntwara itabaro, ntwara omimo ndetse na tumimo, maze iyi nkuru ihinduka kimomo, bati nabe natwe turi kuribwa, ariko uriya abaye igitambo, abaye igitaramo ku isi hose. Bakora urutonde rw'abadwinzwe, bakora urutonde babiri byunzwe, bakora urutonde bagoga cuho, mu gihe batebye bampa agatebe, ntanga agatego ntsinda igitego. Ntibishyize kera cyane, bibaye inkunduro turwana inkunduro, intwaro nta yindi ni Emanueli, indundo y'uru rubori rwatuzonze, dukoma agatwenge turiruhutsa. Tutari twije bihindura isura bihinduka umukara, iyi si yose icura umuborogo, umubisha ati ntaguhura, ababisha bahuje inama, indunduro yanjye bayingiyi. Umubisha ati nibutse ibanga, reka nkwirakwize uru rubori, Imana se ntiyabinkoze igihe niyubakiraga Babeli. Reka nze mbakorere ububeri, maze mbajyane hatagira ububeri, abana babuzwe gufata ibere, mbese babera aho ngaho buri bakomeze kubabazwa n'uru rubori. Ndaje mbanze nza nisuzuma, ndaje maze nsuke Ebola, haba kubera cyangwa birabura, nimbona birimo birabura, babica sebeya bakabiha imisaya, basoma Yesaya bakagana misa, ndaje mbazanire guma mu rugo. Ntibyatinze arushaho kuremba, ryabanga rikora ibikomeye, ryabanga rikura urubori, ryabanga riratabara, atakishwa no kubona bera, urugoma rwica ruratutumba, ati reka nze nishakira impamba. Ibinyenyeri arabibanura, imiborogo ihinduka myinshi, ahera mu bera arasiribanga, ageze mu birabura ashyira hasi, tubuze uko tubyita tuti ni Covid. Tuti umwanzi wacu n'uyirwaye, ni umuturanyi tugume mu rugo, ariko ari gukora guheruka, ndetse mu minsi nza araza kunuka kubera amazuku, ariko abera tuzazuka. Iyi si yose iduhanze amaso, itabera se bari hehe, mureke tubabwire bene data, muri iyi si iwacu turi mu icumbi, ndetse mu minsi iza turaza gutaha. Nimuntu abishaka murebe muri Egiputa, n'abahatuye bafite amateka, imfura zirapfa ku bwa Farawo, maze abera basubira iwabo. Umwami Yesu ari hafi kuza, azasanga turi kumusingiza, araje maze adukize ibiza, araje aduhuze n'abasogokuruza, maze acishe bugufi abisimbukuruza, ngwino nawe maze tujyane. Rero haranira guhora uhinduka, maze wirinde guhora uhemuka, ndetse uharanire gukiranuka, kuko iyi minsi turimo ari imperuka, inkozi z'ibibi zizarimbuka, ariko abera bazacungurwa. Umwami Yesu ari hafi kuza, azashyira intebe ku bicu, amaso yose azamubona, abacunguwe tumusanganire, azaduhanagura amarira twarize, maze twibanire ubuziraherezo. Ese ubwo wowe waje tukajyana?